Zamugurira karate umusego Nugera munino Nugera mu gitoki ujye wumva amakuru Umudamasera wibabara wibabaza Imana wakwiremeye Dore umudamasera. Oh my god. Hey guys, welcome back to the channel. Iyi ni Mwiza Enko, and uno munsi tukaba dufite Mwiza, myself, and Albright. Yvonne. Because of the scenery. Oh my god. Icyo nshaka kumenya ni gute mwarangije umwaka wanyu. Oh my god. Here kumushyitsi. Rero tugumushyitsi Yes, umushyitsi. Do musanga. Uri umusanga. Ariko tugumushyitsira. Okay, uri umushyitsi kuri njyewe. Ntabwo heruka. Umwaka wagenze neza. Umwaka wansanze mu muhanda. Ugusanze mu muhanda? Saa sita zageze ndi mu muhanda. Why? Nari nagera mu rugo. Ugiye kuzamurangiriza hanze se? Byari byagenze ute? Narasohotse ngiye kugisa. Narasohotse nyine abana barya amase. Umwaka saa sita zigera ndi mu muhanda nari nagera mu rugo, ariko guys umwaka wagenze neza, umufana nawe utangiye neza, bifurije namwe kuzawutangira neza mukazanawusoza neza. Amen, nukuri kw'Imana. Naho we. Nanjye watangiye neza, watangiye ndi kumwe n'inshuti n'abavandimwe. And then ku mwaka ngomba hamwe n'intuza na famille yanjye, which is the most exciting thing. Ngiye nkunda kuba hamwe na famille cyane. So mutadutumiye ese muri make hari umwanya wo kuba intimate hamwe na famille. No, mbese muri make hari igihe cyo kwimvitira inshuti n'abavandimwe, hari n'igihe cyo kuba hamwe na famille mukinjoy. N'abavandimwe gusa. N'abavandimwe gusa. So no, 2023 twarasangiye. Mutegereze basi, ariko pe wagenze neza. Washatse ntacyo nashinja Imana pe. Narariye. Uretse ko hano muri Amerika izi nabaye ngo ndabaye so excited ngo ndarya inyama ngo cyangwa ngo chicken cause ni nyine urarya. Ikiba kiri excited nuko abantu bose baba babonye bakaba bari kumesha. Abanyeshuri batari mu mashuri, namwe mwicaye mu rugo muri kuganira. Umwaka wagiye neza. Twarangiza twari kumwe natwe n'abantu bose. Narangije muri nibyo barandatubyinira umudamasera w'ibara. Ibigori ni iyihe? Uvi ikigori? Oya n'ingogwe iyihe ngogwe? Zamushyire ku musego. Zamugurira karate umusego Nugera munino Nugera mu gitoki ujye wumva amakuru Umudamasera wibabara wibabaza Imana wakwiremeye Dore umudamasera. Oh my god, no kuri meza cyane. Navuye namenye kubyina. Rongewe. Arigisha kubyina. Naravunitse mu Uzademaje. No, intuza hano hajya hagira mu nabona ndabaza we. Wana kigenda ngewe nahise mbimenya nk'ejo mbigaragaje ndabinanirwa. Dore amaboko ajya kubabaza cyane ariko. Ajya ruha. I'm glad twese byagenze neza, twarishimye. Ariko ko nabo mwishimye. Uramutse tubafitiye gahunda, sibyo? Hari inkuru yanyumvishije kuri YouTube, ndavuga ati niyo muntu uri gusaba inama, ariko yitwa ngo nyine ari kuvuga ati mubigenze nte. Bigenze. Noneho hariho n'umugabo, reka tumwite Jean Bosco. Cyangwa mufite irindi zina ushaka. Uyu mugabo reka tumwite Jean Bosco, sibyo? Noneho yateye umukobwa w'abandi. Amuteye inda, umukobwa amaze kubyara umwana amezi 6 arashize, aravuga ati ibi ntabwo nabivamo, ntabwo ndi ready yo kuba umumama. Fata umwana wawe umurere. Oh. Yeah.
okay abwira ngo fata umwana bamurere noneho umugabo aravuga ati noneho afite wa mwana aramurera umwana abaho aramukuza noneho umwana afite imyaka 9 umwana amaze kugira imyaka 9 hari umukobwa yari amaze iminsi atereta uwo mukobwa yari aziga ntuza situation yiwe umugabo hora nyina ntabwo yabaga yari yaragaruka mu buzima bw'umwana akiri imyaka 9 nyine nyina w'uwo mwana w'imfura ye ntabwo bigeze no important okay nta kamaro sibyo okay ntabwo ari muri part of the story ntabwo ari muri part of the equation sibyo okay so buriya nyina yamaze kumuterera umwana buriya nta kindi cyo bigeze bongera kubivugaho kubera umugabo yari yicaye aho ngaho ari kumurera sibyo noneho Jean Bosco atereta umukobwa uwo mukobwa yari asanzwe baziranye azi yuko afite n'umwana w'intuza noneho bashakanye bagaziga n'igihe cyo gushaka bashakanye umukobwa aravuga ati ndabizi nanjye niteguye kuba mama y'imfura yawe so umuhungu aravuga ati Imana ishimwe Imana irankunda aha ngaho niho ruzingiye urukundo rurayibaba inzara zanize ibirori biratashye so ibirori birataha sibyo ibirori birataha noneho wa mugeni mushasha noneho mbere y'uko umugore abyara noneho akabafata neza agafata umwana neza Jean Bosco biramugira nyine n'umugore wishimiye n'umwana we ese ibintu ni amata n'ubuki noneho umugore aragenda arabyara umwaka umaze gushira babanye umwaka sibyo arabyara amaze kubyara ibintu bisa nkaho bihindutse Jean Bosco rero akorera kure yo mu rugo noneho wa mwana atangira kubibona noneho wa mwana ajya kubona muri za 90 mu mashuri atangira kubona 50 muri za 50 nazo ntazigezemo kubera ko papa yagiye kubera ko wenda nyine ni ibintu byagiye biba noneho akabibona noneho umwana none dati umwana aragenda aradara ese niwe wabibonaga umwana aragenda akadara ikintu na kimwe cyabase nyine akora kure ntamenye akavuga se ibintu biki biri gutera intuzi biri gutera umwana wanjye ibi byose sibyo noneho umwana we yaradaze umwana we ku mashuri ntabwo bigenda neza noneho umwana we asigaye asa nkaho atajya noga kandi amazi atarabuze mu rugo of course amazi atarabuze noneho umugabo biramurya noneho umunsi umwe igihe bagize ararindira asaba konje ku ntuza konje ku kazi ke noneho araza mu rugo arangije amaze kugera mu rugo asohokana umwana we aramujyana ajya kumuganiriza aho kugira yumve nyine ibiri kuba nyine niba hari icyo yamufashamo noneho umwana atangira akajya ahangaha kugira ngo abihishe noneho umugabo arakomeza arapushinga nyine umwana yangaga ko yabatandukanya ibyo byose nyine ni umwana w'imyaka 10 sibyo kandi se abakuri noneho noneho umwana aravuga ati Jean Bosco arakomeza aramuhatira kugira ngo amubwire umwana aramubwira ngo ntuza ngo mukadata ngo kuva ngo yabyara kuva yabyara ngo ntabwo ngisinzira neza kubera mba nkora intuza kubera imirimo idashira mu rugo yamufasha nk'umukozi nk'imirimo idashira mu rugo ngo rimwe na rimwe ajya nyima n'ibiryo ngo noneho inkoni zaranyishe inkoni zaranyishe noneho umugabo biramugira agatera mu ntuza agatera mu gutwi ntiyabiyakitinga noneho aragenda ageze mu rugo abaza n'umukozi ese bimeze gute noneho umukozi nawe amusubiriramo aramubwira ati ni ukuri ngo kuva mpuzamabya yabyara nuko bintu bimeze umwana agera hano avuye ku ishuri agatangira gukora imirimo yo koza umwana yo kumuhoza yo kumugaburira ibiki byose ari ukugira rwa ruhinja noneho ijambo sikora biramugira sibyo noneho arangije abazana madamu yiwe abajije madamu we na madamu we amubwira ukuntu ngo cyangwa mwana yarananiye ngo yabaye ikinanire no ku mashuri ngo n'amashuri ntago akigira ngo mbese narananiwe ngo sinzi uko namugenza
nawe agatera umugabo arakomeza aricishikira avuga ati reka singire nyine ko yari amaze kubibona hose sijya arangije ahashize imbere y'iminsi 2 yuko agira asubira mu kazi abwira umugore ngo aragiye ngo agiye gusubira mu kazi none uri umugore ntabwo arazi igihe cyazasubirira noneho umugore aramutegurira ibyo yamuteguriraga aramuherekeza umugabo aragenda ajya ku nshuti ye ku nshuti y'amagara aramubwira ukuntu azabigenza noneho umugabo hejo nimugoroba ahageze nijoro ahageze aragenda asubira iwe wa mugabo agiye kugerayo asanga umwana bamukingiye hanze abandi bari kurira mu nzu umugabo yananiwe kwihangana abonye umwana yishyuye umugabo yananiwe kwihangana abonye ntuza umwana we hanze araturika ararira and then arangije agiye gukomangira umuntu agiye gukomanga mu rugo rwe agiye gukomanga umugore yatangira kumubwira ukuntu umwana ngo nta kibazo yari afite ngo yanariye ngo yari anahaze maze se akaba ari hanze gukora iki abandi bari mu nzu nk'ibyo byose none umugabo ari hano ari hanze ariko bazi iki none mbigenze ko bitari byoroshye kugira mbigenze ko bitari byoroshye kugira kurera umwana agifite amezi 6 njyenyine sibyo ko nta naho namujyana kubera nta famiye ngo isigaranye sibyo none koko mbigenze nte reka nkubwire uyu mugore muteye cyangwa ibyari kurangira aho umusembaga ikibazo yashakanye n'uwo mugore we umwana afite imyaka 9 urumva ko yamushatse umwana wamaze gukura kandi yaramukujije mama we yamutanye afite amezi make amezi 5 yaramukujije agize imyaka 9 ashatse uwo mugore atangiye kumufatira umwana nabi ari we wamureze akamufata uwo mugore namwirukanye cyane pe afite urundi ruhinja nicyo nkubwira nyine afite urundi ruhinja kumva ariko noya n'umwana we icyatumye yuko ari umuntu ntakwemera kujya kubakorera abana be ni umugabo ukunda abana be umugabo wishimira abana be umwana ukuntu arushya kurera akaba yaramureze akagira imyaka 10 n'uwo wundi uwo mugore namumutana azamurera nawe ku mugabo ukunda abana be iyo agiye gushaka umugore arareba mbese mu bakobwa bafite umutima mwiza agenda akabanza akakumenya uwo uri we wese akatekinga time ye yose kumva kugira mbese abe careful utazaza ukamubariza umwana so the fact yasanze umwana we hanze no kugira before abanza komanda kubanza yaturika akarira ni ukubera azi ukuntu nyine yababaranye n'akana ke nagize time yo kugira ngo arebe umuntu waza akabera umwana nyina akaza umwana igihe cyageze mu myaka 10 ari kumu teenager akeneye umuntu w'umubyeyi wo kuzajya amuganiriza agize ngo ashaka umuntu wenda uzamubera umubyeyi none araje amubera igikisi amubereye ikibazo ku mwana we zakari kumubabariza umwana what do you think he should do get divorce please nawe ni divorce nyine umwana yarabimubwiye papa we aravuga ati reka manze making ishoboka ari byo abanza kwigenzurira areba niba ari byo niba nyine ubyo umwana yamubwiye ari byo abaza n'abandi asanga bari guhuza n'umwana umugabo yareze umwana we imyaka 9 yose 9 ni myinshi so kuba barabyaranye undi mwana ibyo ntabwo bivuze ko batatandukana ntabwo byakoraho ko batatandukana so avuze ati ngo batandukane uwo mugore avuga se urasigarana umwana wawe byaba byiza kurushaho usigaranye umwana wawe nawe ukamurera reka nkubwire none se nkubaza nk'uwo mugore nk'uko nguko akingirana mukuru wako kana kumva ni ubuhe burere bwari guhereza ako kana kahetse umbwire ngo uwo mwana niyo umugabo we yamureka mbese wenda akamureka ngo reka azamuforgiving wenda bakabiganiraho bikarangira do you think uwo mugore azakora ari guhereza uburere uwo mwana wahetse atuzajya ukunda mukuru wawe cyangwa ukana kajya kwikubitishwa mukuru we avuga ati nukamukubita rura ni mukuru wawe jya umwubaha none ngo mbwire azajya ahubwo agera azajya mushyira oh my god none se okay nta kundi kuntu yabinyuzamo akavuga ati ubwo bigenze utyo nta muryango mfite ariko nanakuregera n'uwiwanyu ababwira ati uko niko mwigishije umukobwa wanyu gufata umwana kumurega mu muryango wabishyiramo ushaka kuworkinga hamwe nawe mbese ushaka kuworkinga marriage yanyu kumva wabishyira mu miryango bakagenda bagacyaha umukobwa bareka nze nkubwire ako ni agatima k'umuntu yavukanye nako
uwo mugore reka nkubwire the fact yari ari gufata uwo mwana neza sahari atari yabyara uwe nawe agize uwe atangiye gufata uwo wundi nk'umukozi kumva she doesn't even care like uwo mwana ari amagrade ari kujya hasi umwana ari gusubira inyuma ukuntu yari ameze ntabwo ariko akingana she doesn't care ako sityaga akanakomeza akamukoresha imirimo irenze kandi afite umukozi we irenze imyaka ntabwo umwana w'imyaka 10 ari wo guhereza umwana ngo mwoze ngende kumva bimwe kandi nawe akeneye ko bamwoza aba ari umwana mu bandi ni umwana mu bandi ni umwana ukwiriye ni yese kumuvuga ngo genda ukore kino ntabwo ari bibi kubera ko ni ibintu ugomba kumwigisha ni basic ni umwana w'umukobwa kumva agomba gukora zingwa agomba wenda gukoropa cyangwa agakubura ntabwo ari ibintu ariko agomba gukora buri munsi kumva ntabwo ari akazi ke so nimba umwe mubwe ngo niyoze muri umunawe kumva uri kumwerekera uruhande rwe uri kugira wenda ngo abimenye agufashe mu rugo ba ntabwo ari ibintu bya buri munsi ibyo ushaka ngo akore buri gihe akantu ko kumwima ibiryo kajemo ko kujya mwima ibiryo ngo ashaka kujya mwima ibiryo niko gashatse kwerekana ko no kumuhuragura niko gashatse kwerekana ko ntabwo ari kumwigisha ahubwo ari kumugirute kumuhagika kunyibutsa mukadata nose wane ndi umuntu ngo shara ndirimbo ya ndi nk'umuntu reka nkubwira indirimbo ya ndi nk'umuntu yumvishije neza waranyuze mu bintu nka bino kandi ndabizi neza ntabwo ariyo story ya mbere nta nubwo ari n'iya nyuma abana benshi banyura muri ibintu nka bino bahagikwa n'abantu babana nabo atari na nyoko wanyu hakaba ari na famiye yawe wenda iguhagika na nyoko wenda ikaguhagika cyangwa se na shangazi yawe mbese n'ahantu handi humva abantu bagakwiye kuba bagukundira ko uri umwana bakagira akaba ariyo amahoro kumva it's a common kumva and it's really sad it's very very sad umwana ugeze mu myaka 10 niho batangira kwatina ukazajya babwira ibintu niho baba bazi ibintu bakaba bagize bavuga ati nanjye ndi umuntu mu bandi bakabona ntoza treatment itabakwiriye bakavuga ati wayi rukumfata gutya noneho niho bakeneye umuntu biyegereza ku buryo ejo bundi kwinjira mu bugimbi kumva ku buryo ejo bundi wenda nagira n'ikibazo ku ishuri tazatinya akaza kakubwira kakabwira nk'umubyeyi so aho se uriya mugabo divorce bro I'm sorry mubyeyi whatever you are naivone nuko divorce uko areze uwa mbere n'uwa kabiri wamurera kandi agakura akabaho neza kandi hariho abakobwa beza afite barezwe na bahati kandi bagakura no nyumva ndi kuvuga like uwo mugore utamubonye uzabona n'undi ntabwo nta cyaha kirimo gushaka uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa gatanu nta kiriho ntacyo pe ariko urinda abana bawe protect kubera nutabarinda rinda uzabikora nobody no one oh my god tuvuge tuvuge ibintu tubisubire nka ba mukadata nyine baba bafata abana babo nabi mwababyeyi mwe nukuri mujye mwihangana niba warabyaye kuba warabyaye ukamenya ngo umwana wawe nshobora nanjye gupfa cyangwa se akaba ikindi kibazo hakabuze yuko uri umuntu mu bandi bro mujye mumenya ko n'uwanyu ushobora kumujyana hari agafatwa nabi uko ifata nabi umwana w'abandi n'umwana n'uwageze hariya bamufata nabi uko byakubaye kubera ko bafashe umwana wawe nawe nibyo bituma nawe ugira agatima umubyeyi baba abana baho ugira umutima w'umubyeyi ugira umutima w'umubyeyi ugira umutima muntu nimba ari umutima muntu wo kuvuga ati ngiri inshuti yanjye neza ni nko kuvuga mbese ngiri indi inshuti yanjye neza mufate neza ubundi ntawe iramenya ahageze harya ni gute byabivuga ntabwo umenya aho bwira ugeze ntabwo umenya aho bwira ugeze kubera ko bimeye kumufata nk'uko nguko ejo ntoya ahubwo ugasanga wenda se arakuze oya ukuntu nshaka kubivuga ugasanga wenda umugabo wawe wenda ahuye n'impanuka arapfuye ukabasigarana bombi wenda uwo mwana ukamufata nabi nk'uko ndabizi neza umugabo wapfuye ndabizi neza uwo mugabo wapfuye ndabizi neza ko uwo mwana ataba hamwe nawe
ugasanga uramwirukanye ufatanya nawe ejo bundi ugasanga umwana yarakize wewe urahari uri ku muhanda akagufasha kandi waramugiriye nabi sinamufasha wamufasha ukarenzaho wari kurenzaho kubera nde ugira bigenze utese numva kubwira yakwegeye nabi aragukubita agufata nabi ariko ntabwo bivuga ngo niba umuntu yaragukorera ikibi ngo nawe umwiture ikindi kibi oya ntabwo mvuze ngo umwiture ikindi kibi ntubwire icyo umwitura ariko nta namwitura nakwitambukira bitwaye iki ntabwo wasanga bari kumukubita hariya gusa nawe utamuzi kareka akazirya nanjye najya kongezaho nakwiyumanganya agatera yiwera reka nkubwire shabino ngiye biramba yavuga ngo umwana wanzwe ariwe ukura azakura regardless azakura ariko nta mpamvu yo kuzana mu rwango ubu uri broken like umwana wanyuze mu bintu nk'ibyo aba ari very broken ku buryo niyo agiye muri relationship niyo zaba ari iz'inshuti cyangwa se iz'umuntu baba bari kudelinga mbese ahora ari insecure like wahaba akantu gatoya kumva mbese agahora ari kwikambira kumva ntabwo ba expressing themselves fully nk'abantu bageze mbese ureba abana bakuze bafite urukundo bahora nyine bari basanye nyine bari kuvuga ibi urukundo ruraborohera kurutanga no kurwakira ariko umwana anyuze nko barishidikanyaho barishidikanya si uriya kubera itankunze ese ni ukubera ibintu byose cyangwa se nimba umuntu ambwiye ngo arankunze nkamwiziringaho nkumva yuko urwo rukundo ngomba kurucigatira sibyo mbese ukumva ari we muntu wenyine none yanagukorera niho usanga abantu nk'abo niyo bamubyusize muri relationship yumva atarubivamo no bakavuga ati ngo ni ukubera nyine iyo yaje yasinze cyangwa iyo yaje yarakaye angira bari kumunda arankunze ibyo ngibyo bidemajina umwana bibura ibi bintu n'umugabo mukize we ni ukuri wowe wenyine wabikora ariko umwana wawe n'uwo mutoya ntukazajye kure yiwe nyina nahitamo kugenda ajyanye nawe ushake ntuza shared custody nawe mu Rwanda uzajya ujya gusura umwana wawe ntukazamutererana ajya kumusura ubigire ugende imbere y'amategeko babigushirira mu ntuza mu mpapuro ku buryo atazakwangira kubona umwana noneho nawe uzajya ujya kureba umwana buri gihe constantly ku buryo azaba azi yuko kuwa mbere data azaza kundeba ku kabiri data aza kundeba byagenda bite imvura yagwa itagwa izuba ryaba ritava uzaza kundeba sibyo naho amenye yuko se ahari amuri hafi urangiza urera n'uwo mwana wawe w'imfura urere n'imfura yawe kure y'intusi iyo abantu bamubabaza gutya ubundi ureke shitani y'umugore reka turangiriza hano murakoze cyane kuba mwakurikiranye kino kiganiro iyi niyo bigende dukoze ariko n'ikindi gihe ni ibintu bizabaho noneho twari mwiza na Yvonne na mama Shaka. Thank you so much for watching. Don't forget to comment, like, share, subscribe to our channel. And then tulibuza kubabonaho mu yindi video. Bye. And tugiye mukadata regiye mirimo sinyanze no wondereka naye kane wanjye akiriho ngari kicyo nisabira ko ntaganga kizongoni barabakubita nagatonyanga k'urukundo ngo nukuri mbwira ndumva kandi nunuma sinindumva oya sinaridanze kuko ndumwana nk'abandi ingizayo n'umuntu. Reka nkubwire ino ndirimbo ni nziza cyane. Goya story y'abantu benshi. I know buri gihe cyose iyo ngiririmbe mbafite abantu uri kumva emotion amarira yenda kumva. Oh ya sinakubera umwana sinakubera imfura mu gihe mfite utibugira n'amarira atema buri mwanya mukadata. Muda India ini.